Bibiliya ivuga ngo mubabarane n'abababaye hanyuma munishimane n'abishimye. Ibi bihe rero turimo nibyo kubabarana n'abababaye, ariko ntiduheranwe n'umubabaro. Tukamenya ko nyuma y'ubuzima bw'amarira hari ubuzima bw'ibitwenge, kandi nyuma y'iyi si y'umuruho n'umubabaro n'agahinda n'ibyago n'amakuba, ibiduteguza ndetse n'ibidutungura, tukamenya ko hariho igitondo cyiza cy'ihumure, ndetse tukamenya ko hari ubundi buturo bwera butarimo abapfa n'abapfusha, ubuturo butarimo abagome n'abagambanyi, ubuturo butarimo urupfu no gupfusha, ahantu hari ibyishimo n'umunezero, ngo na hano bahora bishimye, ni mu gihugu cyo mu ijuru. Birababaje, biteye agahinda, aho abantu bashobora kugira ikibazo cyo gutekereza amateka y'ibyababayeho, bagahangayikira mu nsengero, kandi mu rusengero ubundi urusengero ni umuryango mugari Imana yahaye abana b'Imana kuruhukiraho. Haracyari ibyiringiro mu mateka yose y'ubuzima unyuramo, haracyari ibyiringiro ko igiti gitemwa kikongera kigashibuka. Uyu mugabo witwa Yobu, muri aya magambo twamaze gusoma yavuze, avuga ngo muzagereza hehe, muzagereza hehe kumbabariza umutima, ngo mbese nta soni zijye zibatera. Ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe mwebwe abakurikirana mama Charlene official, aho mugenda munkurikirana hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, ndetse n'abandi bari muri Afrika no muri ibyo bihugu by'Uburayi. Mwese turabashuhuje, by'umwihariko ndasuhuza abantu b'Abanyarwanda bari muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka Abatutsi bazize Genocide yakorewe Abatutsi. Ubu tugeze ku nshuro ya 28. Nimukomere kandi mwarakomeye, ndetse muzanakomera, ndetse nimuhumure, kandi ndabizi kwihumure murarifite, kandi Imana izakomeza ibahe n'irindi humure. Mwihangane muri ibi bihe turimo bitoroshye, Imana irahari kandi iri mu ruhande rw'Abanyarwanda n'abandi bahuye n'iryo hohoterwa. Imana y'amahoro ikomeze bakomeze imitima, kandi ibe mu ruhande rwacu muri ibi bihe bitoroshye. Yohereze marayika ushinzwe umutekano n'umutuzo n'ihumure. Imana itange byose kugira ngo mukomere. Hanyuma nje kubabwira ngo iyabarengeye mukaba muriho mugihumeka, na n'ubu iracyahari, kandi Imana irahari ku bwanyu. Rero nkarushaho no gukomeza kwibutsa abantu, Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababara kandi mwishimane n'abishimye. Iyo abantu bababaye hanyuma abandi bakishima, ntago ari cyo Bibiliya ivuga. Kandi iyo abantu bishimye abandi bababaye, ni nk'abantu bababara abandi bishimye. Bibiliya ivuga ngo mubabarane n'abababaye hanyuma munishimane n'abishimye. Ibi bihe rero turimo nibyo kubabarana n'abababaye, ariko ntiduheranwe n'umubabaro. Tukamenya ko nyuma y'ubuzima bw'amarira hari ubuzima bw'ibitwenge, kandi nyuma y'iyi si y'umuruho n'umubabaro n'agahinda n'ibyago n'amakuba, ibiduteguza ndetse n'ibidutungura, tukamenya ko hariho igitondo cyiza cy'ihumure, ndetse tukamenya ko hari ubundi buturo bwera butarimo abapfa n'abapfusha, ubuturo butarimo abagome n'abagambanyi, ubuturo butarimo urupfu no gupfusha, ahantu hari ibyishimo n'umunezero, ngo na hano bahora bishimye, ni mu gihugu cyo mu ijuru. Rero muri ibi bihe nifuje kubabwira ngo haracyari ibyiringiro, naho igiti iyo cyatemwe kirongera kigashibuka. Ndifuza yuko duhumuriza abantu muri ibi bihe bitoroshye, uwo muturanye, uwo mukorana, uwo musengana, uwo uzi wese, ibi bihe bigeraho bikamukomeretsa, umube hafi. Hari ikintu rero nabonye gikomeye, iyo umuntu ari mu bibazo, akaba mu bigeragezo, cyangwa akaba mu bintu bimukomereye, akabibamo wenyine, ntawe umubwira ngo komera, ntawe umubwira ngo bizarangira,
ntawe umubwira ngo humura, nibwo birushaho kumugiraho imbaraga akarushaho gutwarwa nabyo. Ariko iyo uri mu bihe bikomeye ukagira abaguhumuriza n'abakwitaho, naho baguhumuriza, yego baguhumuriza, nta wasimbura musaza wawe, nta wasimbura mama, nta n'uwasimbura papa, nta wasimbura abavandimwe bawe. Ariko nibura wumva uri kumwe n'abantu. Ushobora kutaha umuntu amafaranga cyangwa ngo umukure mu bibazo arimo, ariko ijambo ryihumure, nyamuneka ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Mwegera abantu mubahumurize kandi mubakomeze, mubabwire ko Imana y'amahoro ibakunda, mubabwire ko ubuzima bukomeza, kandi mubabwire ko Imana iri mu ruhande rwabo kugira ngo ibashyigikire. Ntimubababaze, ntimubabangamire, ntimubajombe, ntimubasubize mu mateka y'ibyo banyuzemo. Imana ibahe umugisha. Amarira nta gihe hatabaye, ibibabaza abantu n'ibibagora nta gihe bitigeze bibaho. Hari umugabo wahuye n'akarengane ndetse n'akaga gakomeye witwa Yobu. Uyu mugabo mba numva namwifashisha kuko yahuye n'umubabaro ugera mu igufwa. Hano muri Yobu 19 ndasoma ku magambo menshi ko mbabwire intego y'ijambo. Yobu ibice 19 umurongo wa mbere, nimwumva amagambo yavuze. Yarageze mu mubabaro ngo muzahereza he mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu, ubu n'ubwa cumi munshinyagurira. Ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Aha ndashaka kubanza muri ibi bihe turimo by'icyunamo, ndashaka kubanza kubwira abantu ngo ntimukagira amagambo mabi mubwira abababaye. Ntihakagira amagambo mabi aguturuka mu kanwa. Ntugakomeretse umutima wakomeretse, kandi ntukababaze umutima wababaye. Ahubwo abakomeretse bakenewe komorwa, kandi bazomorwa n'ijambo twabasomeye, ariko nanone bazomorwa n'imitima yacu, bomorwe n'amagambo meza yacu, bomorwe n'ibikorwa byiza tubakorera. Nimuze duhagarare mu cyuho nubwo wenda umuntu tudashobora kumugereza aho tugomba kumugeza, ariko nimwumva aya magambo Yobu yavuze ateye agahinda. Ngo mbese muzagereza he mubabaza umutima wanjye, ngo ubu n'ubwa cumi mushinyagurira. Ntago mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Mbese muzagereza he kumbwira amagambo ankomeretse, cyangwa se muzagere, aravuga ngo ubu n'ubwa cumi mumbabariza umutima. Ese ntago mujye muterwa n'isoni zo kunkomeretsa cyangwa zo kumbabaza? Yobu yahuye n'ibihe bikomeye, ariko mu bihe bikomeye Yobu yahuye nabyo yabuze abamuba hafi. Nimureke mbabwire, birababaje, biteye agahinda aho abantu bashobora kugira ikibazo cyo gutekereza amateka y'ibyababayeho, bagahangayikira mu rusengero. Kandi mu rusengero ubundi, urusengero ni umuryango mugari Imana yahaye abana b'Imana kuruhukiraho. Umushumba wanjye yakabaye data, pasiteri wanjye yakabaye data, diakoni yakabaye masenge, diakonikazi yakabaye mama wacu, diakoni yakabaye anko wanjye, abaririmbyi bakabaye babyara banjye, abakristo bakabaye bavukanyi banjye. Mu rusengero n'ahantu n'umuryango mugari Imana yashyizemo abantu kugira ngo abantu bicare mu muryango mugari, nibicara bumve bafite ihumure kandi batuje. Ariko birababaje ko abantu baba mu nsengero bakaza barakomeretse, barahuye n'ibi bikomere, barahuye n'ibi bibazo byo muri Genocide yakorewe Abatutsi 1994. Nicyo kiganiro turimo. Ugasanga umuntu akomeje kuba imfubyi,
umuntu agakomeza kuba imfubyi kandi ari mu rusengero rurimo ibihumbi n'ibihumbagiza, umuntu agakomeza kuba umupfakazi kandi arimo asengana n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, umuntu agakomeza kwigunga kandi aririmba muri korari, umuntu agakomeza gushoberwa kandi ari kumwe n'abantu basengana, umuntu akumirwa kandi ari kumwe n'abakirisitu, bikagera mu rwego muri ibi bihe turimo abantu bahahamuka kubera kwibuka ibyababayeho, hakabura ubahanagura amarira, hakabura ubiyegamiza, hakabura ubaturisha. Birababaje, biteye agahinda, ariko ndifuza yuko tubera Imana ambasaderi, tuyikorera ibyo yakikoreye hibereye. Haleluya, ndabinginze nimuze dukorera Imana ibyo yagakoze ihibereye. Abakirisitu tube umuti, ntitube umuravumba, tube igisubizo, ntitube ikibazo, kandi ku buryo umuntu wese muri ibi bihe byo kwibuka azajya avuga ati mu rusengero niho hari ihumure, reka ntibike nigireyo. Ariko kuko benshi bahaje bagasanga ihungabana riracyahari mu rusengero, ababajomba n'ababagirira nabi barimo, usanga umuntu agenda agaheranwa n'agahinda, akicara iwabo mu rugo nk'utagira umuryango. Ariko nimutinya amagambo Imana yavuze, Yesu yavuze ngo njyewe ndi umugabo w'abapfakazi kandi ndi se w'imfubyi. Yesu nimba avuze ngo ni umugabo w'abapfakazi, ujye uhita witondera abapfakazi, cyane abapfakazi bahuye na genocide. Aba bantu ubitondere, nimba uzi ubwenge, ntibakababare, ntibagasonze, ntibagahangayike, ntibagahure n'amakuba n'ibyago. Ujye uhagarara mu cyimbo cya Yesu, hanyuma ubakorera ibyo yagakoze ahibereye. Imana ibahe umugisha, kandi ndashaka kubwira abantu ngo nimukomere. N'ubundi mwarakomeye. Hari abantu nabwiye ngo naho umuntu atakigishwa na Bibiliya kwihangana, yakigishwa n'abantu banyuze muri aya mateka akomeye, bakaba abantu bakomeye biyomoye ibikomere, abandi Imana irabibomora. Ubona ko babaye abagabo babyara abagabo, babaye abagore babyara abagore, bariyubatse mu buryo busobanutse. Nshatse kuvuga ngo nta kintu cyose kibaho Imana itakizi. Urugendo abanyarwanda banyuzemo kuva kiriya gihe kugeza iyi saha Imana yari ibizi, kandi kubera yuko yari ibizi niyo mpamvu yagiye dufasha tukabinyuramo. N'ubu turi kumwe n'Imana yacu ntaho yagiye. Rero muri abantu bo kwigirwaho kwihangana, muri abantu bo kwigirwaho gukomera, muri abantu bo kwigirwaho kugira ihumure. Uri urubyiruko ukaba waravutse nyuma ya Genocide, hanyuma ukagira ibyago ugapfusha papa na mama mu buryo busanzwe, bari abana wabigiraho, ukababaza ukuntu babitambutsemo, bakarenga amateka y'ibyo banyuzemo, bakaba ari abantu bakora mu bigo bikomeye, bakaba ari abantu b'abagabo, ukabona n'abantu barya bakanywa bakaryama bagasinzira bagatuza, abantu badafite umujinya n'ubugome mu mitima yabo, abantu batuje. Wabigiraho ukababaza ukuntu bifashe mu bufubyi bwabo, bakugira inama, kuko inama bakugira wayemera, kubera yuko ubona ko ari abantu bafite icyerekezo. Uri umubyeyi warapfakaye, ushobora kwigira kuri bariya bapfakazi. Bariya bapfakazi, bariya babyeyi barahari, wabigiraho ukababaza ngo mwabigenjeje gute mwabuze abagabo banyu, mwakundanaga mukaba mumaze imyaka 28 mutarashatse abandi bagabo, kuko no kuba barashatse bamwe nta cyaha bakoze, ariko abatarashatse nabo hari impamvu yabibateye, nabo kwigirwaho. Dushobora kubigiraho kwihangana, gukomera, kubaka amateka meza, gutumbera icyizere cy'ejo hazaza. Wabigiraho ihumure, n'abantu bakomeye Imana ishobora kutwigishirizaho. Wabigiraho ibintu byinshi, kwiyubaka, n'ibintu byinshi cyane, kuko Imana yabanye nabo, kandi n'ubundi Imana izakomeza ibane nabo. Rero ndashaka kubwira abantu bose muri rusange ngo haracyari ibyiringiro mu mateka yose y'ubuzima unyuramo, haracyari ibyiringiro ko igiti gitemwa kikongera kigashibuka. Uyu mugabo witwa Yobu,
muri aya magambo twamaze gusoma yavuze avuga ngo muzagereza hehe kumbabariza umutima, ngo mbese nta soni zijye zibatera, nta soni mujya mugira ziturutse ku byo munkorera. Ngo iyibaye inshuro ya kangahe? Ngo ibaye inshuro ya 10. Yobu yari yarakubitanye n'abamukomeretsa umutima, yabuze abamwomora, ahubwo abona abamusonga, kuko yabonaga ubuzima butagihari. Ari nabwo yavugaga ngo nicujije icyatumye ngo iyo ntaza gukura ngo ndebe izuba, nibura iyo nza gupfa nkiri uruhinja. Atangira kurambirwa ubuzima arimo, aravuga ngo ni iki cyatumye Imana inyemerera kureba izuba. Avuga amagambo menshi kandi akomeye ndetse arimo umubabaro. Aribwo yavugaga ngo ijoro umunsi mama yambyayeho ndawuvumye, umunsi navutseho uragahoraho umwijima gusa. Yari afite umubabaro nk'uwo ufite muri ibi bihe. Haravuga ngo kandi umunsi navutseho ndawuvumye ntukabeho ibirori. Yo baravuga ngo umunsi navutseho ndawuvumye ntuzigere ubamo umucyo kandi ntukagire icyiza kiwubamo. Yo bakomeza kuvuma umunsi yavutseho. Aravuga ngo mu minsi Imana yibuka uwo munsi ntizawibuke na rimwe. Yari amagambo y'umubabaro. Yobu yababaye ku giti cye, ababazwa na Satani, ariko agira undi mubabaro wo kubabazwa na bene se. Umubabaro rero duterwa na Satani ntacyo dutwara, ariko duterwa na bene data niwo mubabaro utsindagira umubabaro twatewe na Satani. Rero ndashaka ko muri ibi bihe turimo buri muntu wese yegere mugenzi we, twibuke twiyubaka. Yasanganyamatsiko njya nkunda kwibuka twiyubaka, Bibiliya irabyemera. Ntago rero kwibuka ari iby'abadayimoni nk'uko bamwe mu bivuga, rwose mureke mbabwire, ariko kwibuka abantu biyubaka ni insanganyamatsiko irimo umwuka wera. Ibuka ariko wiyubake. Imana rero ikomeze kubahumuriza no kubafasha. Ndashaka kubwira abasore n'inkumi, nkabwira abagore n'abagabo ngo nimuhumure, mu ijuru hari Imana yomora ibikomere, kandi nyuma y'umubabaro mwagize hari umunezero uturuka ku Mana. Muri ubu buzima muzajya rimwe na rimwe mubuhura n'ibibababaza, ariko nje kukubwira ngo hari igitondo cy'ihumure twateguriwe na Kristo, aho tuzajya batarira, aho tuzajya badapfa ngo bapfushe, ahantu hataba ikibazo na kimwe, ni mu ijuru ry'amahoro. Ndifuza gusenga isengesho, kandi risengesho ngiye gusenga ni isengesho ryo kugira ngo Imana ikomeze imitima y'abantu, kandi Imana ihagarare mu cyuho cyabo wabuze. Imana ikubere papa we wabuze ababyeyi, Imana ikubere umugabo we wabuze umugabo wawe, ikubere umugore we wabuze umugore, Imana ikubere amaboko, ikubere famiye we wabuze abana, we wabuze umuryango. Imana ihagarare mu cyuho kuko irihagije, hanyuma yomore umutima wawe, ikwiyegamize muri ibi bihe bikomeye, ikwiyegamize, iguhumurize, iguhanagura amarira, kandi iguha ibyo umutima wawe wifuza. Mana ndagushimye cyane kuko ugira neza, uri umukozi w'umuhanga, uri umubaji w'imitima, ujya umenya ibikwiriye abana bawe mu gihe cyabyo. Wari uzi ko ibi bihe bizabaho, wari uzi ko bizagenda gutya, wari uzi ko abanyarwanda bazaca muri ubu buzima, wari uzi ko iyi tariki bizagenda uko byakagenze. Gahunda yose y'ubuzima abantu babamo muri iyi si uyifite mu biganza byawe aka kanya, kuko ari wowe mubaji w'imitima, ushobora kumenya no kuyomora kandi ukamenya no kuyihumuriza. Ndaguhamagaye Mana, kuko uri Imana y'amahoro ku buzima bwacu. Ndaguhamagaye ngo wururukire muri iki gihugu cy'u Rwanda, wohereze marayika utanga ihumure, ahumuriza abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari mu bihugu by'amahanga, bari mu bihe bitoroshye bibakomereye mu mitima. Ube papa w'imfubyi, ube umugabo w'abapfakazi, ube byose ku badafite shinge ndetse na rugero. Mana, kugira neza kwawe n'umucyo wawe bitambuke ku buzima bw'abantu bawe.
irukana icuraburindi ry'umwijima uturuka kuri Satani. Abamarayika bashinzwe kunezeza imitima y'abantu bururuke. Ntiwemere ko umwijima ubundikira imitima y'abantu bawe Mana. Hari icyo wakorera buri mutima wose hanyuma ukawomora. Mana, utanga igitondo cy'umugisha kandi utange n'ijoro ry'umugisha ibihe byose kuva gitangiye iki cyunamo kuva kirangira. Ndasenze kugira ngo uzabe mu ruhande rwacu. Ni wowe wubatse abanyarwanda ubageze aho bageze. Ukuboko kwawe kwiza kwarabarwaniriye. Wabanye n'abari abana batoya ubagira abagabo. Wabanye n'abakobwa ubagira abagore. Babyaye abagabo bariyubaka urabubaka. Wakoze iby'imbaraga mu itorero no mu gihugu. Wagaragaje imbaraga zawe zikomeye. Wakoze iby'ubutwari uri uwo kwiratwa. Na n'ubu akazi uracyagafite ko gutabara no gukora. Mana, ndaguhamagaye ngo ube mu ruhande rw'abantu bawe. Wirukane umwijima utanga umunezero. Imitima ibabaye uyihumurize. Kandi imbaraga zikomeye z'Imana yacu zigendagende mu gihugu ndetse no mu itorero. Abari mu bibazo bisanzwe bakure mu bibazo. Kandi abakomerewe imitima yabo ihungabanye ubomore. Buri wese umugenera ibimukwiriye kuko uri umuganga mwiza w'imitima yababaye. Mana, ndagushimye. Utangirane natwe, uzarangizanye natwe, kandi buri wese mu ruhande rwe uko umubabaro we ungana umugirire neza. Ndagushimye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.